Ni inkuru ikomeje gusakara ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'inkuru abantu benshi bakomeje kugenda batangaho ibitekerezo byabo, ahanini bishingiye ku kuba ari inkuru igaruka ku bantu b'abasitari, abantu bakunzwe n'abatari bakeya hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo ibintu bikomeje kujya mbere hagati ya Miss Naomie ndetse n'umuhanzi mwiza dufite, umuhanzi udasanzwe ukora indirimbo zikora ku mitima y'abatari bakeya, umuhanzi Kingjames. Bikomeje kugenda bifatira intera ndetse benshi bakomeje kugenda bibaza mu by'ukuri ikiri kujya mbere hagati yabo. Aba bombi ubona ko bafite ukuntu muri iyi minsi bakomeje kugenda bagirana ibihe byiza ndetse no gusapotingana cyangwa se gufashanya mu tuntu twose, ndetse ukabona n'ibintu bikomeza kugenda bigarukwaho n'abatari bakeya ku mbuga nkoranyambaga batanga ibitekerezo, abandi bibaza bati ese ubundi ni iki kijya mbere? Ngira ngo abantu mukurikira imbuga nkoranyambaga mwakomeje kugenda mubona byinshi mu byagiye bijya hanze, yaba amavideo ndetse n'amafoto akomeza kugenda acacara ku mbuga nkoranyambaga. Niba ukurikira uwitwa Miss Naomie, ndizera ko iyi video wayibonye. Nindo indi muzayimbira mukuru wanjye umwe nzaza buhoro buhoro. Ngira ngo iyi video ni imwe muri video abantu benshi bakomeje kugenda bagarukaho, ariko iyi video ubwayo ntabwo ishobora kuba yatuma abantu bayibazaho cyangwa se igira ikintu na kimwe isobanura, cyane ko kubona Miss Naomie, Miss wabaye Miss w'u Rwanda mu mwaka wa 2020, ntabwo ari igitangaza kuba yaririmba indirimbo ya Kingjames, cyane ko Kingjames akora indirimbo nyine zifite ukuntu zikurura amarangamutima y'ab'igitsina gore. Ariko ibindi yagiye atangaza niko byagiye bigenda bigarukaho, abantu bagarukaho bakavuga bati ibindi yagiye atangaza nyuma yo gukora iyi video, nibwo abantu bagiye bavuga bati nyamara hari ikintu kirimo kujya mbere. Ngira ngo ntabatindiye ndetse ntabicishije amatsiko, iyi ndirimbo niba uri kuyumva nyine ni Miss Naomie wari urimo kuyiririmba. Hanyuma ubwo yayiririmbaga yahise avuga ati ngewe iyi ndirimbo ndaza kuyitura mukuru wanjye, ati ndaza kuyitura mukuru wanjye kubera ko ubutumwa burimo ari we bureba cyane. Ariko abantu baravuga bati ese kubera iki Miss Naomie akomeje kugenda agaruka kuri Kingjames cyane? Ngira ngo abantu niba mubizi neza, Kingjames afite igitaramo kidasanzwe, igitaramo kirimo kuvugisha abatari bakeya, ndetse igitaramo navuga ko abantu benshi bari biteze, bari baniteguye, bari banifuza muri rusange. Iryo niyo jambo ryiza, abantu bifuzaga ko babona Kingjames akora igitaramo cye wenyine, ndetse igitaramo kizaba ngo kigomba kubera muri BK Arena. Niko abantu bifuzaga, bavuga bati Kingjames imyaka yose yakoze yaduhaye indirimbo zirimo urukundo rwinshi, zirimo amarangamutima, zafashije benshi gukundana. Ngira ngo abantu murabizi ko bagendaga boherezanya indirimbo za Kingjames bazitura abakunzi babo. Abantu bavuga bati Kingjames igihe kirageze ngo nawe ujye muri Arena uyuzuze. Ndetse nako byagenze, kubera ko ku itariki ya munani, ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa munani uyu mwaka wa 2026 hari iki gitaramo nyine cyitwa 20 years experience of Kingjames, nyine imyaka 20 amaze mu muziki. Ndetse ni naho byagiye bihurira n'uyu mugore bita Miss Naomie, Miss Rwanda wa 2020, akaba ari naho yagiye ahurira cyane n'uyu Kingjames, kubera ko ntabwo twigeze twumva wenda banga ari inshuti cyangwa se hari undi mubano bari bafitanye udasanzwe. Ariko nyine byakomeje kugenda bitungura abantu babona uyu nguyu Kingjames na Miss Naomie akomeza agenda ashyira kuri Instagram ye Kingjames akora nyine n'utuvideo nk'utungutu tugufiya. Abantu bakavuga bati se ni iki kijya mbere? Ariko nta kindi kibyihishe inyuma, ni nko kwamamaza iyi concert izaba mu kwa munane ku itariki ya mbere. Ndetse ngira ngo Miss Naomie nawe ari mu bantu mu bigaragara bakunda umuziki wa Kingjames, kuko ngira ngo yanagiye ku rubuga rwe rwa Instagram ahita ashishikariza abantu bose bamukurikirana
ko bagomba nyine kwishyura amatike babo bakazajya kureba iki gitaramo kizaba kidasanzwe. Ngira ngo ntabwo ari ibintu biba bisanzwe kubona umuntu nka Miss Naomie akwamamariza ikintu utamwishyuye, kubera ko ni umuntu ufite izina rinini, ni umuntu navuga ko ukunzwe, ni umuntu navuga ko udasanzwe, ndetse kuba yakora advertisement cyangwa se kwamamaza igitaramo cyawe ni ibintu byiza bidasanzwe. Nkeka ko na Kingjames arimo kwishimira cyane, kubera ko ni itafari rikomeye. Uwitwa Miss Naomie ari mu bantu bakunzwe n'abatari bake hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse unarebye ku rutonde ntabwo yabura mu bantu 10 ba mbere bakunzwe muri iki gihugu cy'u Rwanda, ndetse bikaba nyine ari ibintu byiza cyane hano ku mbuga nkoranyambaga, kubera ko bizatuma nyine abantu benshi bishyura bakaza kureba iki gitaramo cya Kingjames. Ndetse iki gitaramo ni igitaramo cyateguwe na company cyangwa se inzu yitwa Intore Entertainment. Iyi ni inzu navuga ko isanzwe n'ubundi itegura ibitaramo bikomeye cyane, ibitaramo navuga ko birimo abasitari bakomeye, atari abasitari ba hano mu Rwanda gusa, ubwo n'abasitari mpuzamahanga. Ngira ngo iyi Intore Entertainment nibo batumiye Ruga ubwo yazaga mu Rwanda, ndetse ni nabo bagize gutya batumira uwitwa Davido. Ngira ngo mu minsi yatambutse mwabonye ko Davido yaje hano mu Rwanda, ndetse agakora igitaramo cyabaye cyiza cyane, igitaramo navuga ko cyari igitaramo n'ubundi nacyo kimeze fresh sana. Ndetse abangaba rero akaba aribo bazanategura iki gitaramo cya Kingjames, igitaramo kitezweho kuzakora ibitangaza, kitezweho kuzabonamo abakobwa benshi barira, abakobwa bishwe n'amarangamutima bitewe n'uyu musore umaze kugira n'imyaka itari mike. Yangira ngo ubu tuvugana Kingjames n'abantu mutarimo bizi, abantu kubera ko bakunda kumujajinga bavuga bati ese Kingjames kudashaka byagenze bite, ko imyaka yakujya byagenze bite. Ariko ntago abantu banazi ko Kingjames buri yakiri mutoya, imyaka afite nyine kuba utarashaka nta gitangaza kirimo, kubera ko Kingjames ubu tuvugana afite imyaka 36, ndetse imyaka 36 ngira ngo hano mu Rwanda kuba umusore atarashaka ni ibintu bisanzwe. Ngira ngo ni ibintu nyine bitarenze ni ibintu bitarenze, kuko ba Deben baramuruta. Numva niba Deben afite imyaka 39, uyu nguyu afite 36, nta gitangaza kirimo kuba atarashaka, ndetse aracyafite n'igihe nyine cyo kubyitegura, kubera ko ntabwo imyaka iraba myinshi cyane, ahubwo wenda byatewe n'uko twamumenye kera, ndetse tukabona benshi mu baba bakutangiranye umuziki bagira gutya bagashaka, ariko we tukabona nyina akomeje kuba ari ingaragu. Ariko mu by'ukuri uyu Kingjames aracyari n'umwana rwose, aracyari umusore, ntabwo imyaka iramujyana. Rero abantu bakomeje kugenda bibaza bati ese Miss Naomie kuki yashyushye, kuki yakomeje kugenda nyine agaruka kuri iki gitaramo cyane, no kubera iki? Ngira ngo nyine ni kwa kundi uba warikundiye umuhanzi kuva kera, warakunze ibihangano bye, yagira gutya rero yakora akantu keza ukamusapotinga, ukamuhereza amaboko. Ngira ngo ni ibintu uyu Miss Naomie asanzwe anakora, kubera ko ni umuntu uzwiho kugira umutima mwiza, ni umuntu uzwiho gusapotinga. Ngira ngo anasapotinga n'abantu bakiri bato cyane udashobora gutekereza ko yabahereza akaboko. Ni ibintu navuga ko byakomeje kugenda abikora benshi ku mitima, bavuga bati aho Miss Naomie yemeje kujya natwe nta kuntu twahabura, ndetse tuzaba tuhabaye cyane. Ni igitaramo rero navuga ko kizaba kidasanzwe, igitaramo kizarangwamo n'udushya twinshi, kubera ko ni igitaramo navuga ko Kingjames agomba gutegura neza cyane, ko afite n'amafaranga. Bizaba byoroshye kugira ngo igitaramo kize kuryoha, ndetse abazitabira bose twakwizera ko ibintu bizaba bimeze neza cyane, nk'uko dusanzwe tubona abandi buzuza BK Arena, n'uyu Kingjames akiyongera kuri iyo liste y'abantu nyine b'abanyabigwi buzuza BK Arena. Ayo nguko rero ni ibintu bikomeje kuvugwa hano ku mbuga nkoranyambaga. Iyi ngiyi yitwa Mega TV Rwanda. Niba utarakora subscribe nicyo gihe ngo uyikore, kugira ngo tujye dukomeza kubana mu biganiro tugutegurira umunsi ku munsi, ndetse ukore like, uduhereze n'igitekerezo cyawe muri comment, kugira ngo ibiganiro byose tugutegurira bya Mega TV Rwanda bijye bikugeraho 5 kuri 5. Naho ubutaha, ciao, bye bye.